kunezerwa cyane nongeye kunezezwa no kugaruka hano kuri Pure Gold Channel, kugaruka kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere tugaruke kuri cya kiganiro cyacu twese dukunda tumaze kumenyera, ikiganiro cy'isaha ya 9. Isaha ya 9 ni isaha nziza cyane, ni isaha y'Imana, ni isaha Imana igikoreraho ibitangaza, ni isaha nziza cyane dukunda hano kuri Pure Gold Channel. Nkaba mwese rero mbakiriye hano ku kiganiro cy'isaha ya 9 kandi mbashuhuje mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Abashyitsi bacu badusuye umunsi wa none namwe ndabakiriye, abaje hano kuri Pure Gold Channel ari ubwa mbere mugire ikaze, mwese mbahaye ikaze, mwiyumvemo ko hano kuri Pure Gold Channel kuri iki kiganiro namwe ari icyanyu, kandi iyi channel ni iyanyu mwese, ni yacu twese abakunda Imana, ndetse n'abatarayimenya namwe muhaye ikaze kuko turabakunda cyane kandi turifuza ko mwinjira mu muryango w'Imana, mwinjira mu bakunzi b'Imana, namwe mugahinduka abakozi b'Imana, tugafatanya uyu murimo Yesu Kristo yaduhaye wo kuvuga inkuru nziza y'agakiza. Hano ku isaha ya 9 tugiye gukomeza tureba undi mwinginzi nanone. Wavuga uti se umwinginzi ni iki? Yinginga ate? Yingingira iki? Yinginga bande? Umwinginzi tumaze iminsi tureba abinginzi tubona mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari ngombwa kongera kubasubiramo kuko twagiye tubivuga kenshi hano, ariko ndagira ngo nkubwire wowe ubwa mbere wenda wumvise kwinginga ni umuntu ukwingingira, ni umuntu uhagarara mu mwanya wawe n'Imana akagusengera akakwingingira. Urumva se uwo muntu atari umuntu mwiza? Atari umuntu mbese navuga wuzuye urukundo rw'Imana, wuzuye impuhwe, atari usubira inyuma avuga ati gira icyuma, ahubwo abikora afite urukundo, abikora afite uwo muhamagaro, abikora anezerewe. Tugiye gukomeza rero tureba ukuntu hari undi mwinginzi udusengera, utwingingira, ndetse akarira afite agahinda kenshi cyane kubera ko ababona hari ibintu bigomba gutungana hagati yacu n'Imana. Uwo duheruka kubona twabonye ko umwinginzi udusengera, uduhagararira kenshi ndetse uruta abandi bose ari Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye gukomeza tureba undi mwinginzi wa 10 muwo tumaze kureba. Uwo mwinginzi wa 10 rero n'undi mwinginzi ushobora kuba wenda uzi, urira ubana natwe, uba muri twebwe, uwo akaba ari Umwuka Wera. Umwuka Wera ni umwinginzi utwingingira cyane, kandi Umwuka Wera abana natwe buri gihe, ntabwo adusiga, aba muri twe, abana natwe, azi ibiturushya byose, azi ibyo tunyuramo, azi intege nke zawe n'izanjye, noneho akamenya n'iby'Imana, akamenya n'ubushake bw'Imana kuri twe, akaba azi amabanga menshi cyane y'Imana Data wa twese ndimo mvuga. Umwuka Wera akaza akayatubwira. Uwo rero tugiye kumureba muri makeya kuko iby'Umwuka Wera nabivuga sindangize, ni byinshi. Ariko se Umwuka Wera ni iki? Umwuka Wera umuzi ute? Umwuka Wera umufata ute? Umwuka Wera ni iki? Wabisobanura ute umuntu akubajije atisobanurira iby'Umwuka Wera? Umwuka Wera, ijambo ry'Imana ritubwira ko Umwuka Wera nawe ari Imana. Ni Imana imwe mu butatu: Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka. Umwuka Wera ni umwuka w'Imana, ni umwuka w'Imana waje akaba muri twe. Urumva ko dufite amahirwe cyane. Abantu benshi bajya bavuga ati iyo ufite Umwuka Wera ufite imbaraga, ufite power, ufite umuriro w'Imana. Ibyo bintu ni byo rwose. Yesu Kristo ajya kubatizwa, Yohana Batista amubatiza, hari ikimenyetso cyamujeho akiri mu mazi cy'inuma, hagati kiriya ni ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Kuki se Umwuka Wera yaje gutyo mu ishusho y'inuma? Ishusho y'inuma ibisobanura iki? Inuma nayo navuga ko ari ikiremwa cy'Imana, gisobanura umuntu, navuga umuntu witonze, gentleness, umuntu utuje, umuntu mwiza, intumwa, umuntu w'amahoro, umunyamahoro.
hope, umuntu uguha ibyiringiro, grace harimo n'ubuntu, bisobanura kwitanga, urukundo, gutyo mbese ni ibintu byiza cyane. Ishusho y'Imana itubwira byinshi cyane cyane byerekeranye n'urukundo rw'Imana n'ubwiza bwe, byahamyaga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ko Imana yamwohereje imwishimiye kandi ari intumwa yaje hano mu isi kudupfira ibyaha byacu. Umwuka wera n'umwe nawe, navuga ni Imana, n'umwe n'Imana, kandi umwuka wera asa n'Imana, nawe afite akamero nk'ak'Imana, afite imico nk'iy'Imana. Umwuka wera yaje kudufasha, yaje kudukorera, mbese yaje ari umufasha, yaje ari umufasha wacu, aza kubana natwe, aza kuduha imbaraga, aza kuduhumuriza mu gihe umuntu ababaye, akakwegera, akaguhumuriza, akakubwira, akakongorera, akakuyobora. Umwuka wera akakubwira ibyenda kubaho, mukabana iteka, ni umufasha wa buri gihe utajya dusiga. Umwuka wera adufasha mu buryo bwose. Umwuka wera kandi niwe utwemeza ibyaha. Mu gihe utari wihana ibyaha, ukiri mu mwijima, umwuka w'Imana araza buhoro akakongorera, akagufasha, kuko he is gentle, ntabwo ari umuntu w'amahane, ahubwo araza buhoro yitonze, akakongorera, akagukoraho ku mutima, ugatsindwa ukihana, akakwemeza ibyaha. Ntabwo ari umuntu burya ukwemeza, ntabwo ari umuntu wanyemeje ibyaha ngo nihane, ahubwo umwuka wera yaraje gahoro aranyemeza n'imbaraga z'Imana, bituma mfunguka amaso, menya ko ndi umunyabyaha, ndihana, nsaba imbabazi. Umwuka wera niwe ujya utwemeza. Umwuka wera kandi ni ukuvuga ngo ntabwo aza rimwe, ahubwo turabana iteka ryose. Urumva umugisha dufite umugisha ukomeye cyane. Umwuka wera adushyiraho ikimenyetso, agushyiraho ikimenyetso cy'uko uri umwana w'Imana. Aho waba uri hose, icyo kimenyetso kiba kikuriho kuko uri umwana w'Imana. Ni umwuka wera udushyiraho icyo kimenyetso. Umwuka wera kandi niwe ujya akaduha imbaraga, niwe ujya akakubashisha kuvugira Imana, niwe umbashisha kuba hano kuri Pure Gold Channel, nkavuga ubutumwa bwiza, nkavuga inkuru z'agakiza, ngafata umwanya nk'uyu. Umwuka wera niwe uza akafasha, niwe wampaye impano, niwe wampaye uburyo bwo gushobora kubikora, mvugira Imana. Umwuka wera niwe utwigisha, akatwigisha ibyo tugomba kuvuga, akatwigisha ijambo ry'Imana, akaduha ubwenge bwo kumva Bibiliya, ubwenge n'ubundi bwo kubana n'abandi, n'ubundi ubwenge mu buryo bwose, bigatuma tumenya ubushake bw'Imana. Umwuka wera niwe utuyobora mu kuri, ukuri kose, ukuri tugomba kugenderamo. Umwuka wera niko kazi ke, niwe ubikora. Umwuka wera nawe usanga ko nyine ari Imana kandi asa na Yesu mu mico, nicyo nshaka kuvuga, mu myifatire, mu byo bakora barahuje. Umwuka wera niwe ujya uduha ibyiringiro. Niba ncitse intege, umwuka wera arahari akambwira, Jose komera, ndaguha imbaraga, ndaguha ibyiringiro, akongera akanzamura, akamfasha. Kandi nari ngize intege nke, araza akanzamura, akongera akampa ibyiringiro, nari mbuze ibyiringiro. Umwuka wera niwe ujya uduha kwera imbuto z'umwuka wera, za mbuto tujya dusoma mu ijambo ry'Imana. Ni umwuka wera uziduha muri twebwe. Niba utari ufite urukundo ukagira urukundo, ni umwuka wera ukubashisha kwihangana. Umwuka wera ni ukubasha kwihangana, ni umfasha nkihangana, kugira neza, kugwa neza, ukubabarira. Izo mbuto zose ni Imana iziduha. Umwuka wera nawe ni Imana. Umwuka wera niko kazi ke, ahora adufasha, ariko natwe tugomba kumwemerera. Umwuka wera iyo uri mu byago, iyo uri mu ngorane, araza akagushyigikira. He comforts you. He comes to comfort you. He comforts me. Mu gihe ngize ingorane aza ati humura ndahari, akaza akankomangaho, akampumuriza,
amen. Umwuka wera araduhumuriza mu bibazo byacu duhura nabyo. Iyo ugize ibyago ugapfusha umuntu, umwuka wera arahaba, arakwegera ati humura ndahari, akaguhumuriza rwose, akaguhoza amarira, akabana nawe mu ngorane zose uhura nazo. Si ugupfusha gusa, hari n'ibindi bibazo ushobora guhura nabyo. Iyo uhuye n'ikibazo runaka, umwuka wera araza akaguhumuriza ati wirira ndi kumwe nawe, ukabyumva. Umwuka wera nawe utamubona mu maso ariko uramwumva, you feel it, uramwumva muri wowe, wumva izo mbaraga zidasanzwe, ukumva amahoro muri wowe adasanzwe, ukumva umunezero udasanzwe, ukumva bya byishimo bidasanzwe uhabwa n'umwuka wera. Umwuka wera ni umufasha mwiza cyane, nanjye ndabihamya kuko ndamufite muri jye, naramwemereye. Umwuka wera aza muri jye, aza kuba muri jye. Ni wowe wo kumwemera, ni wowe wo kumukingura, ni wowe wo kumushaka, kuko umwuka wera turamusaba tukamuhabwa. Ni impano yacu twahawe n'Imana. Umwuka wera twaramuhawe. Umuntu uwo ari we wese uzakizwa ni impano yawe, ahubwo musabe. Numusaba ukamukingura araza, kuko tumuhabwa ku buntu kandi ni impano yavuye ku Mana. Imana itugire neza cyane. Hariho abantu batajya bamenya umwuka wera, hari n'abatamwemera, hari n'abandi bavuga ati umwuka wera n'uw'intumwa byararangiye, twe nta burenganzira tumufiteho. Ibyo ni ukwibeshya. Uyu munsi wa none umwuka wera aracyakora, turacyamubona. Ukijijwe wese ndetse ni nawe kwemeza n'ibyaha, ahubwo benshi ntibabimenya. Izi ni inyigisho dukwiye kwitaho, kuko kugira umwuka wera ni byiza cyane. Kugira umwuka wera ni amahirwe akomeye. Uri gucikwa mwene data niba utari wamwakira, niba utari wamusaba. Iyo umusaba uramuhabwa, akaba muri wowe, akajya kuyobora, amen. Kandi akaguha imbaraga. Umwuka wera niwo uduha imbaraga, niwo uduha imbaraga zo gukomera, niwo uduha imbaraga zo kuvugira Imana. Iyo umwuzuye uvuga ushize amanga. Mu gihe intumwa za Yesu zari zitegereje umwuka wera, yamaze kuza barahaguruka bavuga bashize amanga. Bamwe baremera baricwa kubw'ubutumwa bwiza badafite ubwoba. Petero arahaguruka, yari umunyabwoba, yarigeze kwihakana Yesu, yuzuye imbaraga z'Imana. Umwuka wera amaze kuza kuri we, arahaguruka aravuga, abwira abantu, ababwira ubutumwa bwiza. Umwuka aramukoresha, akajya yasama umwuka akavugira muri we. Abantu 5,000 uwo munsi barihannye. Abantu barakijwe, abantu 3,000, 5,000, abantu benshi bagiye biyongera buri munsi barakizwa, kuko umwuka wera yari ari muri we. Kandi umwuka wera ni uza akatweza, akadutunganya. Umwuka wera aradufasha cyane. Umwuka wera ni we uza akadusengera. Dusomye amagambo ari mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 26, tubona ukuntu ngo umwuka wera ngo atunihira, ngo aradusengera ndetse ngo akaniha. Ibaze iyo umuntu aniha mu Kinyarwanda, ni ukuvuga ngo ni hari ukubabaye. Umwuka wera arasenga akagera naho aniha, amagambo akabura kubw'umubabaro aba afite. Ababona hari ikintu kibabaje, hari ikintu ukora kidashimishije, cyangwa se uri mu kaga gakomeye, bigatuma umwuka wera ahora aniha, akakunihira. Burya iyo umuntu aniha aba afite umubabaro ukomeye, aba adashobora no kuba yavuga, kuko ufite umubabaro ugeze hasi cyane, umubabaro ukabije. Bigatuma umwuka wera nawe asenga ngo atunihira, akatunihira ku Mana Data. Gutyo uko atunihira niko Imana yumva. Wa mubabaro wari ufite ugashira, bya byaha wari urimo ukabivamo, yakunihira kubw'imibabaro y'ibyaha urimo, kubw'agahinda afite, avuga ati uyu muntu apfuye yarimbuka. Ibyo bituma aniha, akakunihira, ukava hahandi mu rwobo wari urimo, mu mwijima wari urimo, ukaza mu mucyo, ukakira Yesu, ukagendera mu kuri, ukagendera mu mucyo, ukagendera mu ijambo ry'Imana. Gutyo ni umwuka wari wakunihire, ni umwuka wari ubugufasha, ubugusengera. Umwuka wari arasenga cyane, aradusengera, kuko wabona hari ikintu kitanejeje Imana turimo, hari ikintu kitanejeje Imana mba ndimo, bigatuma
umwuka wera afata igihe, umwuka wera uba muri jye akaniha ukanabyumva. Ndashima Imana cyane aka kanya ka nonaha hano ku kiganiro cy'isaha ya 9 ko umwuka wera ari umufasha wacu, ari umwinginzi wacu, aradusengera, araduhagararira, akatunihira, kandi Imana ikumva ikadufasha. Iyo urimo uyoboza inzira utazi ikintu wakora, utazi direction wanyuramo, umwuka wera arakunihira, ariko ugomba kumwemerera akagutakira, akagusengera, gutyo urugi rugakinguka, ukinjira mu rugi Imana ishaka, ukamenya ubushake bw'Imana. Kuko aho ngaho tujya tuhatinda cyane, abashaka gukorera Imana cyangwa se usengera n'ibindi by'akazi cyangwa n'ubundi buzima bwawe, ugasanga iyo utaretse umwuka wera ngo agusengere, ngo akunihire, utitirize, umureke kuyobore, nawe ufata ibihe byo gusenga, umwuka wera asengere muri wowe, rimwe na rimwe hari igihe wiyobora ukagira akaga. Bene data, soreje aha ngira ngo mbamenyeshe ko umwuka wera ni umwentesesa wacu ukomeye cyane, ni umwingizi wacu ukomeye cyane. Reka tumusabe, turamuhabwa. Niba utari wamusaba uyu munsi, musabe mwene data. Ni impano yawahawe n'Imana ku buntu, aze akorane nawe, ubyumve, uramwumva muri wowe. Imana ishimwe cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Nagira ngo nongere kandi mbashimire, shimire abajya babana nanjye kunsengera mu masengesho, shimire abajya bankomeza bakanyoherereza message kuri WhatsApp yanjye, nimero yanjye, bambwira bati komeza, turi kumwe, turakwibuka, turagusengera. Bene data, ndabashimira cyane. Bajya banyandikira no kuri email, bakanyandikira no mu nzandiko zisanzwe, bati turagushimira, turi kumwe nawe. N'uyu munsi hari message nagiye mbona zinkomeza, niyo mpamvu ntari nasoza, hari indirimbo ngira ngo mbasangize, nayo nohererejwe n'umwe mu nshuti zanjye, mu bakunzi banjye banshyigikira ku murimo, kandi ari navuga nti uwo ngo wayinyoherereje ntabwo ari inshuti gusa, ni n'umwana wanjye mu gakiza. She is my god daughter. Nawe ndamushimira, ntarangiza iyi porogaramu, ndamushimira ku bw'iyi ndirimbo yanyoherereje, yampaye inspiration, yamfashije cyane. Nagira ngo namwe nyibasangize bene data. Imana ikomeze iduhane umugisha, dukomeze tugire ibihe byiza, dukomeza gukurikira kino kiganiro cy'isaha ya 9. Yes, umwami arampagije, ntacyo nabura mfite Imana, ntacyo nabura mfite umwami. Hallelujah. Yes. Isi yose n'ibiyuzuye ni iby'Imana. Hallelujah.
ntacyo nabura mfite imana irampagije. Indirimbo ni kuvuga nawe ntacyo uzabura, emerera imana iguhaze, ntacyo uzabura mwene data. Haleluya, ushimwe umwami wacu, wowe utumenyera ubuzima. Haleluya, ukaduha ku byawe. Haleluya, amen amen. Haleluya. Shimwe mwami. Haleluya. Yes, twitaho ku manywa na nijoro. Ntacyo nabura ngufite rwose, nta na kimwe. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, thank you Lord. Yesu abaho umugisha bene data, tuzakomeza ubutaha. Kandi nagira ngo nongere nibutse abantu batarakora subscribe, muyikore uyu munsi wa none, kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro byacu byiza bibafasha, bibazamura mu bugingo. Mujye muba aba mbere kubibona. Niba ushaka kuba uwa mbere kubibona, ukore subscribe uyu munsi niba utarayikora. Uwayikoze nawe ndongera kumusabira umugisha, double blessing ikugereho. Haleluya. Kandi nongere kubibutsa, mujye mukora share, mwoherereza abandi bene data, kuko hari abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Kandi mushyireho ka like, comment. Hari inshuti zanjye zaho zizimbwira ati rwose utubabare Jose, ntabwo tuzi uko bakora comment. Ntabwo bikomeye. Ujya hasi iyi video ukabona handitse ngo add comments, ukandikaho, urangiza ukinjiza enter. Simple that. Biroroshye cyane. Jya ubikora ibyo byose, dufatanye ushyigikire, dufatanye umurimo w'Imana, kandi Yesu Kristo azaguhemba. Uzambikwa amakamba. Tuzambikwa amakamba. Reka dufatanye umurimo w'Imana muri ubu buryo hano kuri Pure Gold Channel. Rwose tubikore. Imana iragukunda kandi nanjye ndagukunda. Okay, God bless you. Bye bye.